ya mpano wagira ngo ni umuhungu wa Baritazari, bamwe bafata n'amafoto. Ahubwo abantu babikoze ngiye ndibaza bari bagamije iki? Bari kumukorera hit man, bari kumukorera hit kuko nanjye nkibaza ni iriya video yasohotse gute ko byakomeje gutera urujijo. Ni uburyo iriya video yavuye muri telefone yabo igasohoka ikajya hanze. Hariya tuba turi kwicira CV, tuba turi kwicira n'izina. Hari kampani zitakoshobora kumukoresha kwamamaza. Nk'ubu ngubu MTN nimbe n'urugero niba yari ifite gahunda yo kuba yamukoresha nk'umwambasaderi wabo, for now ntabwo bashobora kuba bamukoresha. Y'umusitadi Miki na Aga, aho biri kuvugwa cyane yuko Miki bamwambitse impeta. B1 buriya kamubwire Miki na Aga bavuye kure. Ni from zero to hero. To hero kabisa. Sibyo, ni from zero to hero kabisa. Muri propose kintu nakunze ni uburyo Aga nk'umuntu w'umugabo yamwambitse impeta ahagaze, atagiye muri bya bindi byo gupfukama, bya bindi byo gupfukama. Noje kubasuhuza by'umwihariko ndi B1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Uyu munsi mfite umutumirwa bamwita GB. GB ni karibu muri Truth TV Rwanda. Murakoze cyane. Abafana cyase abantu bose bakurikirana Truth TV Rwanda ndabasuhuje. Imana ikomeze bane namwe ndetse nishimiye no kongera kubona namwe. Si ubwa mbere ngira ngo tubana, ndagira ngo tuganire ku makuru ari gucaracara kuri iyi mihanda. Turaza no gusoreza ku hantu waburiye muri iyi minsi, ngira ngo ntabwo turimo turakubona, uraza no kutubwira ku hantu waruherereye muri iyi minsi GB. Okay, ndaza kubabwira nta kibazo, ariko urumva turabanza tuganiriza abakunzi badukurikiye, tubanze tubasobanurire cyangwa se tubabwire ibyo twabazaniye, inkuru nziza cyane. Ndetse urabizi ko Truth TV Rwanda ariyo ibagezaho amakuru meza kandi ashyushye ku munsi ndetse igihe ku kindi. So rero nawe utarakora subscribe, ibuka gukanda subscribe, tujye tubana gatanu ku kandi. Ngira ngo GB tutabatindiye, wabonye video ya mpano. Hari abantu babyutse bagaragaza yuko ya mpano wagira ngo ni umuhungu wa Baritazari, bamwe bafata n'amafoto muri za photo grid n'andi ma software n'ama application barayeditinga. Ibyo bintu ngira ngo wakomeje kugenda ubibona bicaracara. Ngira ngo uyu munsi wo kuwa mbere, ngira ngo iki cyumweru cyose ya mpano araza kukiharira GB. Ahubwo abantu babikoze ngiye ndibaza bari bagamije iki? Kuko urebye muri makeya basa nkaho ya mpano bamukoreye bari kumukorera hit man, bari kumukorera hit kuko ntabwo namushyigikira, ariko bamwe bari kuvuga ati nibe na ya mpano yabikoze ku mugore we. So abantu bamwe bakibaza se biriya video yagiye hanze gute? So nyine ni ibintu biri gutera urujijo runini cyane, aho abantu bari kwibaza ese bari bagamije iki? Abantu nyine umuntu wabikoze waba wese waba warabikoze, so tukibaze ni umugore cyangwa umugabo wayishyize hanze, ugasanga sinkuciye mu ijambo, ariko nanjye nkibaza ni iriya video yasohotse gute kuko ikigaragara cyo ni hagati ya mpano cyangwa se umugore we wayirikodinze mu buryo bw'amashusho. Ntago niyumvisha mu buryo iriya video yaba yarasohotse ikajya kugera mu bandi bantu. Ntago ubwo buryo sinzi niba mu makuru nawe wagiye ukurikirana ku mbuga nkoranyambaga icyo wagiye ubisobanukirwaho. Urumva bamwe bari kuvuga ati ya mpano yari fan, yari guhavinga fan n'umugore we, uvuga ko tubigerageze wenda tubirebe. Abantu bashaka kugerageza ibintu bishyashya ntiwamenya, ariko aho byakomeje gutera urujijo ni uburyo iriya video yavuye muri telefone yabo igasohoka ikajya hanze. Ariko ntabwo navuga ko ari sawa ku rubyiruko nyarwanda, kuko tugomba kuba maso. Hariya tuba turi kwicira CV, tuba turi kwicira n'izina. Bitarebye neza birangira hari yuguye. Hari kampani zitakoshobora kumukoresha kwamamaza. Nk'ubu ngubu MTN nimbe n'urugero niba yari ifite gahunda yo kuba yamukoresha nk'umwambasaderi wabo, for now ntabwo bashobora kuba bamukoresha. Ni ibintu bigoye. Ni ibintu bigoye. So
bivuze ko hari ibintu biri kumwicira kariyeri ariko wenda bizagera bisibangane ubuzima bugaruke normale ariko ubuzima bugaruka normale, ariko ngira ngo biba bigoye GB kubona video nk'iriya y'iminota 10 nge nayibonye ndikanga kuri Twitter, kuri X, iriho video igaragaza Nyampano n'umugore we n'umufasha we bari mu mibonano mpuzabitsina, bari kuyikora rwose video, bari kuyifata ibintu byacitse. Nuko iriya video mu by'ukuri YouTube ntabwo ishobora kuyemera, hari n'imbuga nyinshi nkoranyambaga zidashobora kuyemera uretse X yonyine no kuba bayoherezanya kuri WhatsApp. Ndagira ngo usobanurira abantu bino birumvikanisha iki ku buzima buri prive bwa Nyampano, birumvikanisha iki no ku buzima bw'umuziki nk'uko wari ubipomojeho uvuga ati hari amakampani adashobora kumukoresha. Ndagira ngo udusobanurire ku cyo bivuze ku rugo rwe no ku bijyanye n'umuziki muri rusange. Urumva wenda icyo biri umwangirize kuri personal life yiwe, urumva Nyampano ni umuntu wubatse, kuba yubatse ndizera ko nimba nta mwana afite ariko azagira umwana, sibyo? So biragoye cyane kumva ko papa wawe ashobora kuba yarakoze ibintu nka biriya, kuko Nyampano ni umusitari. Amakuru y'abasitari uko byagenda kose icyo ukora cyose bari civil kubaka. So biriya rero mu mateka ye n'ubundi nabyo bizakora iki, bizajyamo. So nuvuga ngo bizamwangiriza muri personal life ye, yaba avuka ya muri societe abamo, ikindi no mu kazi ari naho nakubwira ati mu kazi byanga byakunda ntago umusaruro uzaguma ari umwe, umusaruro w'umwaka ushize n'uyu nguyu bizatandukana kuko hari companies nyinshi zitazamukoresha. Hari ibigo by'amashuri abana by'amashuri batazigira bamutumiramo. So kuri Nyampano nukumwihanganisha ariko ibintu by'amavideo n'abandi badukurikiye kuri TV Rwanda ngira ngo wabikurikiranye, ngo niwe watanze ikirego muri Rwanda Investigation Bureau muri RIB, kubera yuko yatanze ikirego agaragaza neza yuko nk'iyi video atabigizemo, ari we n'umugore we batabigizemo uruhare kugira ngo isohoke. So ese yatanze ikirego, ni inshuti ye, ninde waba warasohoye iriya video? Niba warakurikiranye amakuru yo ku mihanda aramentioninga ni inshuti ye, ni bamuhakinze, byagenze gute muri rusange? Amakuru ari kuvugwa sofa ni menshi, ariko icyo nzi cyo nuko ari inshuti ye, ni umuntu muzi, ni umuntu uzi password ye. Sometimes hari ukuntu twizera inshuti zacu tukazizera, ariko ukamenya byose byawe, ikabizi password yawe ya telefone, ikabizi buri kimwe cyose, ariko telefone ni personal, ni nk'ubuzima bwawe, ukumva? So abantu tuye tumenya icyo mobile bivuga, sibyo? Kuba amatelefone yacu, ibintu byacu nyine tubigiye prive, ukumva? So nuvuga ngo sofa nicyo ntekereza nkanjye kujanisha ryanjye, nuko ashaka ari umuntu we ushitiye w'imbere wabimukoreye. Reka dutegereze turebe mu by'ukuri ni inshuti ye, kuko ngo amakuru nge nikurira indani kwa ndani nuko Nyampano yamaze gutanga ikirego muri RIB. Reka dutegereze rero mu minsi mikeya ko wasakaje aya mashusho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, haba X, haba ku ma WhatsApp n'ahandi henshi, ko azafatwa tuzabitangarizwa. Sinzi neza ariko mu by'ukuri iki ni ikintu kigiye kwangiriza Nyampano muri kariyeri ye, kubera yuko iriya video mu by'ukuri niyo si artificial intelligence yayikoze, oya, iriya ni video y'ukuri rwose, niwo wishutingaga. Ngira ngo ni ikintu abantu cyabatangaje, ngira ngo ino nkuru igiye gutrendinga icyumweru cyangwa se ukwezi kurenga. Ngira ngo GB ni wowe wanyohereje message urambwira ati ino nkuru waretse twayapdatinga abantu bo kuri Truth TV, nanagushimira cyane. Ariko mu by'ukuri iki kintu tukigarutseho, ariko ngira ngo n'abanyarwanda bazakibona, kubera yuko Nyampano bigiye kumwangiriza kariyeri.
so reka tureke kubitindaho muri rusange, n'ubundi tuzaza tugenda tubaha Cyane update. rwose. Sinzi niba hari ikindi wabivugaho, ariko mu by'ukuri njyewe icyo nabonye cyo ya mpano, iriya video niye, ni iy'ukuri. Yeah, iyo ni- nshuti iyo ye pe. iyo nshuti ye reka turebe ko ribu izagira gute, Izabikurikirana. izabikurikirana iyishyira ahagaragara tumenye ukuri. So ariko icyo nshaka kukubwira cyo ni uko bano bantu bagenda basharinga aya mashusho Yego, mu yego. buryo bugiye bumeze gutya, ndagira ngo nkubwize ukuri ko ibi bintu bitajya bisibangana ku mihanda. Ibi bintu ntabwo bijya bisibangana ku mihanda. Ngira ngo reka nkuhe nk'urugero, ngira ngo ejo yesterday hari Sunday, Yego. hari video nabonye ya Emeline ngira ngo uramwibuka Ishanga, Emeline ndamwibuka. wifotoranyije na The Ben. So ngira ngo uriya mukobwa ibintu byamubayeho urabizi, n'amavideo ye yasohotse urayazi. Sinshaka kubisubiramo za Heineken n'ibiki byose, ariko uyu mukobwa yarabatijwe yesterday. Icyo nshaka kuvuga mu kubatizwa kwe, ni ikintu kigaragara cyo muri comment abantu baragaruka bakongera bakabivugaho, barongera bakagaruka bakabivuga ati Emeline buriya ntugire ngo twarabyibagiwe n'iki. Ya mpano rero n'ubundi buzima buraza gukomeza, ariko yego wari ugiye ku Biwane nibyo nakubwira ngo amateka nagasibangana. yego Bariya ni abasitari bagiye bubaka amazina, sibyo? Uko undi muntu yagushyira hanze akagera mu nshuti zawe gusa, ntago ni kuriya bamushyira hanze iriya n'isi yose, cyangwa se no mu Rwanda rwose igihugu cyacu kikamumenya, sibyo? Kikamumenya ku byiza ariko na bya bibi. So niyo mpamvu rero urubyiruko ibintu nka biriya byo gusharinga ama videos yaje, ama nudes biki, tugerageze nyine tubigabanye. bibera isomo urubyiruko. Yego, ibaze uyu munsi nimba ari y'amano, ejo biro biramutse bibaye ngombwa ko ari wowe bibaho. So ni ukuvuga ngo duhindure ibintu, duhindure imitekerereze yacu, sibyo? Iterambere ntiridushuke. Ndumva ari ibyo navuga ngewe kuri iyi nkuru. Kamera nitutazikoresha mu bintu byiza, kamera buriya si ikintu cyo kwizera. Ushobora gushutinga ikintu uyu munsi, ejo kikakubyarira ibibazo. Ngira ngo ni muri ubu buryo rero ya mpano yafashe iyi video agira ngo ahavinga fani n'umukunzi we, bikaba bimugejeje ahangaha turi kubona yuko ngira ngo hari na tweet nabonye y'umuntu avuga ati ya mpano ararangiye. Ese koko ya mpano ararangiye? Ya mpano ntabwo navuga ko ya mpano arangiye. Buriya abantu bagukunda, iyo umuntu agukunda mu bibi no mu byiza. So nubwo ya mpano ntabwo naguce mu ijambo Biwane, ya mpano ntabwo uburyo ashimishamo abafana be cyangwa se abantu be nyakomeza kubikora. Yabigarutse haravuga ati ibuye ngo ryanzwe, ngo ibuye ryanzwe n'abafundi ngo niryo rikomeza imfuruka, ngo ibuye ryanzwe n'abantu niryo rikomeza imfuruka, ngo ariko ngo uwo rizagwira ngo rizamugira ifu. Niko yatangaje ku mbuga ze nkoranyambaga. Bisobanuye iki? Reka turebe yuko ibi nta ngaruka rero bizamugiraho, ariko ngira ngo ntabwo zabura GB. Sinzi neza yuko iyi nkuru twayisoza, ngira ngo twari dufite n'indi topic tuze no kuganira. Yego, iyi nkuru ndumva twarekera aho ngaho tukaza kujya kuri topic cyangwa se ku yindi nkuru y'umusitari Miki na Aga, aho biri kuvugwa cyane yuko Miki bamwambitse impeta. So nkavuga ati biriya byari sawa cyane, ndetse ni na sawa, ahubwo urukundo ni rwogera. Biwane buriya kamubwire, Miki na Aga bavuye kure. N'abana b'imihanda, sibyo? Ni from zero to hero. Kabisa, sibyo? Ni from zero to hero kabisa. GB, ngira ngo Miki na Aga ni n'abashuti bawe, ngira ngo nanagusaba kugira ngo tuzabatumire tuganire muri iyi show yo kuri Truth TV Rwanda, niba twemerera. Ariko ikintu nakunze muri iyi dating, harya niba byita dating cyangwa muri uku kumwambika impeta, muri iyi proposal ikintu nakunze ni uburyo Aga nk'umuntu w'umugabo yamwambitse impeta ahagaze, atagiye muri bya bindi byo gupfukama, bigezweho. Biriya byo rwose nanjye ntago njya mbishyigikira. Umugabo
umugabo nyamugabo rwose ntago GB mbona, ntago mbona apfukama, simbibona rwose iki ngiki kude chapeau kuri Aga promoter rwose ahangaha nanjye nemeye kukuba wamwambitse impeta mu buryo buri VIP. So ni ikintu cyiza rero, ni n'ishusho ndi kukubwira GB, ni n'ishusho igaragaza neza yuko hari abantu baba bafite umurongo w'iterambere wabo. Nk'iyi couple rwose ubona yuko hari icyerekezo runaka bafite, ni n'ubwo buryo bigaragara neza yuko Aga yatekereje akavuga ati reka mbe mwambitse impeta. Soon dushobora no kubona ubu oya ubukwe bwo tubwizere buriya mani bari abantu cyangwa se la couple bahuye bazi hasi cyari cyo. So nuko kundi bavuga ngo inkweto ngo yabonye yayo kabisa, hariya perfect match. Aga I support you, Miki I support you kabisa. Ewana uzi no kubataginga bakomereze hariya man, bakomereze hariya bari kuba ishusho, bari kutwereka byinshi, bari kutwereka yuko ibintu byinshi bishoboka. Bano bajene ino couple iri kutwereka yuko izi no mbuga nkoranyambaga wazibyaza amafaranga, wazigira business zagutunga, ushobora kubaho neza. So ni ikintu cyiza, ngira ngo umunsi twanabatumiye tuzaganiraho GB batugaragariza ishusho, batwibire hibanga, baduha umuvuno w'ukuntu zino mbuga nkoranyambaga zatubyarira amafaranga, batwereka uburyo ibintu bigenda. Ni n'ubwo buryo n'urubyiruko rwo mu Rwanda ruzigiraho buri kimwe icyo ari cyo cyose, kugira ngo buri kintu icyo ari cyo cyose hano mu Rwanda tugira abajene bafite creativity, bafite innovation, bafite buri kimwe cyose mu bushake n'ubushobozi bwo kugira ngo bakore ibyo bintu bakunze kandi bibyara amafaranga kandi biri mu hazaza. Ngira ngo buri umutungo karemano burya wa mbere n'ubumenyi. Ni ubwo buryo rero twari tubihereye kuri Aga promoter na Miki, tubifuriza kuba rwose bazagira ibihe byiza. Soon nibakora n'ubukwe tuzabashyigikira kandi bigaragara ko atari kera GB. Oya ntago ari kera cyane, bigaragara ko atari kera, bigaragara ko rwose nko mu mwaka uza mu ntangiriro zawo dushaka kuba turi kunywa agatobe. Bizaba ari byiza cyane, bizaba ari byiza cyane. Ngira ngo hari na saga yari afitanye na wa mushuti we le Capitaine Regis, ngira ngo byararangiye, ngira ngo hari byari byo byose byaracururutse. Icyo twe tubifuriza rero kugira ngo ino game yubakwe, icyo tubifuriza no kugira ngo baniyunga, ngira ngo byaba ari byiza cyane, biyunze 100%, inzigo ibibazo byose bikarangira, kuko ngira ngo buriya iyo ibibazo birangiye ibintu byose bijya mu murongo, bijya mu buryo. GB n'iyi nkuru twayisoza nta kibazo. GB mu gusoza iyi nkuru rero reka nongere nkubwire, nongere nkuhe ikaze nubwo twari turi kumwe mu kiganiro, ariko by'umwihariko ngira ngo ugiye kudusobanurira ahantu wari umaze iminsi uri warabuze. Kuba mpari ndahari, narabuze, nari mugiye mu bintu byinshi cyane, ko ndi businessman, nkora incuruza mu modoka. So nkora na company yitwa DG Motors, dukorera ku Gishushu. Ku muntu waba wifuza imodoka iri full electric cyangwa se iri plug-in hybrid, ama SUV cars, imodoka nziza cyane, ama Leopard, ama BYD Song Plus, ama Jetua, dufite mu modoka menshi cyane. Ubwo n'ubwoko bw'amamodoka? Yes, ama Jetua, ama BYD, ama Shangan, nyinshi cyane. Dufite ama Jetua, ama 7 seat, ama 5 seat, 6 seat, imodoka nyinshi. So ama Yuan-Up, umuntu waba yifuza amamodoka, ama full electric, ama plug-in hybrid, rwose ushobora kumpamagara cyangwa se ukatugana ku Gishushu inyuma ya RDB kuri station ya SP kuri Kafam Plaza. Yego, nk'umujene waba ufite amafaranga make yo kugura akamodokari hariya keza kari electric, nk'amafaranga make yabona imodoka hari iwanyu nk'amafaranga ngahe? Urumva ni $30,000,000, gusa kuri $30,000,000 wishyura 20%. Umuntu ashobora kwishyura mu byiciro. Tuguza na banki, dufite na banki dukorana nayo yitwa Ecobank, dukorana na Ecobank.
twasinye amasezerano turapfa. umuntu ashobora kuzana amafaranga makeya mukamuha imodoka yego akajya ayandi ayabaha gake gake mu byiciro mu myaka tukamuha imyaka 5 birakunda cyane. byaba ari byiza cyane. Yego nimero yanyu twababonaho wamamaga kuri 07 078 11 29 55. yego ongera dusubiriremo 0798 11 29 55. umuntu ashaka imodoka ya BYD yaguhamagara rwose n'aba bandi bifuza kuba bakora order muri China bashaka kugura imodoka muri China kugira ngo kwa kundi vuga ati abantu barahenda babashyizeho imisoro, ntabwo nta kibazo nabyo birakunda. uraza ukatubwira imodoka ushaka tukayikura muri China ukazishyura imisoro nta kindi. Ese GB tugereranyirize imodoka y'amashanyarazi n'imodoka ya essence, utubwire itandukaniro n'inyungu biri mu kuba wagura imodoka ya electric y'amashanyarazi. Murabona B1 urabona muri iki gihe impamvu bari gukora imodoka z'ama essence no kubera ariko zangiza n'ibihe, basanga mu gihe cy'itumba tugeze mu meshi, turi mu meshi urumva ugasanga ibihe bigenda bihinduranye kubera yuko za modoka z'imyuka zigenda zangiza ibidukikije, sibyo? So no kuvuga ngo kandi ikindi imodoka y'umuriro tuvuge mfite nk'imodoka yitwa BYD E2, iyo modoka ni umuriro gusa, mfite na Leopard 3 nayo ni umuriro gusa. Nivuga ngo kwicaginga yuzuye igenda ibirometero, Leopard 3 igenda ibirometero 550 hafi na 30, sibyo? Noneho BYD E2 igenda ibirometero 400. No BYD E2 kuyicharging ibirometero 400 wakoresheje umuriro w'ibihumbi 10. Yego ku bihumbi 12 ukagenda ibihumbi 10 hafi 10 tubone ubwo wabara 15 ariko yego ukagenda ibirometero 400 uri umuntu ukora taxi waba umaze gukora amafaranga ngana menshi cyane harimo inyungu nyinshi. So nuvuga ngo urumva bagiye batugabanyiriza. Kagame wacu twifuriza ibyiza, yagiye nyine yifuza kubona abaturage be babayeho neza bafite n'iterambere. Reka tubwire n'abadiaspora baza mu Rwanda babagana, abadiaspora bashaka kugura amamodoka meza cyane, amafuru electric cyangwa se ama plug-in hybrid, cyangwa se gukodesha amazu amamodoka amazu byose ndabifite kandi ku giciro cyiza cyane. Bazangane rwose ni ku Gishushu nahavuze. GB yaduhaye nimero ye, mukorera hagana hehe? Ku Gishushu inyuma ya RDB. Yego kuri station ya SP kuri Kafam Plaza. babagane, ngira ngo ni byiza cyane izo modoka. Nanjye nzabasura nereke n'abakunzi ba Truth TV izo modoka, ngire ngo banarebe aho ukorera muri iyi minsi ibintu by'amamodoka uhugiyemo. Sinzi niba hari ikindi watubwira tugasoza. Nta kindi, ndumva igisigaye rwose dukomeza tubane 100%. Tuzakomeza tubane, nimuzamunyitabaza cyangwa se mumamagara nanjye nzankomeza mbitabe, ndetse nagiye nzaza numva ko ari cyo ngomba kubwira dukurikiye cyangwa kurikiye Truth TV Rwanda. Nta cyose rwose nzajya mbabwira ati se nabageraho. Yego GB kuri Truth TV Rwanda ni mu rugo, urabizi ni karibu iteka ryose. Buri kimwe cyose hano washaka gutangariza abanyarwanda biciye kuri Truth TV Rwanda hano uzajya uza wisanga. Wakoze cyane kuba twabanye, ngira ngo twagiye tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Twaganiriye ku kuba amashusho ya mpano yasohotse yagiye hanze, ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore we, ngira ngo akaba yiyambaje na RIB ku kuba umushuti we ngo watangaje cyangwa se uwashize hanze amashusho agiye gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Twaganiriye kandi ku kuba Miki na Aga Promoter barambikanye impeta vubaha cyane ngo bakaba bari guteguza ubukwe. GB yanagarutse ku kuba muri iyi minsi ahugiye ku kuba ari gucuruza amamodoka, rero akaba yanatangaje yuko izi modoka zabo ushobora kwishyura makeya
bakaguha imodoka nshyashya 0 km, ayandi ukagenda uyishyira mu byiciro gake gake mu gihe cy'imyaka 5. Mwakoze cyane. GB ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao, see you.